Bakunzi ba Rafiki TV Rwanda, reka mbasuze mbifuriza ibihe byiza. Turi ku mupaka wa La Corniche cyangwa se Grande Barriere ihuza u Rwanda na Congo, aho turi kwakira impunzi 161 zitahutse ziganjemo abagore n'abana, ngira ngo murababona. Abangaba rero bakaba batahutse kubera intambara n'imivurungano byabaga muri Congo, aho tugiye kuganira bagatubwira ubuzima bari barimo, ariko uyu munsi turibanda ku buzima bw'abagore n'umugore wo muri Congo, by'umwihariko w'impunzi. Tujya twumva amakuru menshi ivuga ko FDLR na Wazalendo bafata abagore n'abakobwa ku ngufu. Tugiye kuganira na bamwe batubwire ubuhamya, ese koko ibi bintu nibyo koko barafatwa cyangwa ni ukubeshya? Rero turagerageza gushaka wenda bamwe mu bo byabayeho, turi n'abandi bafite ubuhamya mu bo babanye nabo byabayeho cyangwa se nk'uko babizi baze kubitubwira. Njye nitwa Rafiki Kabenga, hanyuma rero reka dutangire tuganira n'izi mpunzi, tubwire ubuzima bari babayeho muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane igihugu cyiganjemo imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, Wazalendo n'abandi. Rero ntimujye kure, reka dutangire tubaganiriza. Amazina nitwa Nyirambabazi Beatrice. Beatrice, rero amakuru Ni meza. rero muri Congo ubundi mwabaga hehe? Mwari mubayeho mute? Byari bimeze bite? Muri Congo twari dutuye Masisi, ubwo rero ubuzima tubonye bukomeye duhisemo gutahuka iwacu. Ubuzima bwari bukomeye gute? Ubuzima mbega muri make ibibazo byabaye, ibintu by'intambara, washakisha amafaranga ukayabura, kandi n'ivanguramoko muri Congo ni ryinshi, tukajya kutwangwa. Ubwo rero tubonye bituyobeye duhisemo gutahuka tujya iwacu. Uzanye n'umutware wawe? Oya, umutware yaratahutse. We wari mu Rwanda? Oya, mbega yitabye Imana. Yarapfuye? Yishwe n'intambara? Yari arwaye? Byari bimeze bite? Ni intambara yamwishe. Yari umusirikare? Oya, mbega yaguye muri ambushi bari kurwana nawe ugendera. None se ubu aho utashye basura hazi? Ndi kumwe na mukuru wanjye, niwe uri kunjyana kubera ko arahazi. Iyo warahazi? Ni hehe mukomoka? Ni i Kigali. I Kigali. Hanyuma ndagira mutubwire ubuzima bw'umugore wo muri Congo, by'umwihariko w'impunzi y'umunyarwanda. Ubuzima bw'uyu mugore bumeze bute, buhagaze bute? Ubuzima bw'umugore utuye muri Congo yitwa ko atahabyariwe burakomeye, kubera ko ikintu gikomeye kwanza bamenye ngo uri umunyarwanda, bakwereka ko mbega uri umusahuzi waje gusahura ibyo muri Congo. N'ikindi bakakwereka ko mwebwe muri abantu b'abicanyi. Ubwo rero ibyo ngibyo twabona biturenze tugahitamo kwicara tugatuza, duhisemo gutaha iwacu. Ubu ni icyemezo mwafashe cyo gutahuka? Ni icyemezo cyo twafashe. Hanyuma iki cyemezo mwagifashe bitewe n'iki, bikomotse ku zihe mpamvu? Ngiye ku bwanjye icyemezo nagifashe bitewe n'impamvu nagiye mpura nazo runaka. Kenshi naravanguwe, kenshi nagera ahantu hari intambara bakamvangura ngo ngende umunyarwanda. Ubwo rero nisanga mbaye njyenyine nk'udafite abavandimwe. Ubwo rero nibwo mpisemo uvuga kugira ngo nyimvangurwa kandi nitwa ngo mfite inshuti n'abavandimwe, mpitemo gucaho n'igihe. Babwirwaga n'iki kuri umunyarwanda? Ngo ku shusho, kundeba ku shusho, mu mvugo, ngo njye mvuga ikinyarwanda gitandukanye n'icyabo, ubwo ngubwo bakajya bamvangura. Ubwo rero bibaye gutyo, ubwo nanjye mpise mpitamo. Hanyuma hari andi makuru avuga ko abagore bo muri Congo akenshi bafatwaga ku ngufu bagahohoterwa. Ibi nibyo? Nibyo, kubera ko nanjye bamfashe kabiri. Bagufashe kabiri? Tubwire, duha ubuhamya bw'ukuntu byagenze n'uko wabashije kubava mu nzara. Ubuhamya mbega nari nagiye gutashya, mu kujya gutashya aho nagiye gutahiriza mpageze mpura n'abantu mu ishyamba, mbega bameze nk'abashumba bambaye nabi. Ubwo barambwira ngo umva, ngo mwebwe muri abanyarwanda, ngo kandi igituma tutabakunda ngo ahubwo icyambere umugore mwiza reka tukurongore. Ubwo rero mbonye ko banyica mpitamo kwemera
ku gahato kandi nta bushake ngiye nari mbifitiye. bagufata ku ngufu. Hanyuma icyo gihe se nk'iyo bigenze gutyo nta muba mufite mubariza cyangwa se ushobora kuvuga uti reka ndege? Narahoze kubera ko nabonye nimbivuga bizankoraho urugo ruzasenyuka, mpitamo guhora ndumimiriza. Icyo gihe wari ufite umugabo? Hanyuma ntabwo yigeze abikeka, ntabwo yigeze abimenya ko ibyabaye? Oya, ni ibanga napfanye pe, buno nibwo nanabivuga ahubwo. Ubu nibwo wemeye kubohoka ukabivuga? Ndabivuze pe. Uvuze ko byabaye ubugira kabiri. Undi munsi ho byagenze bite? Undi ho mbega nari mvuye mu isoko nakerewe, ngeze hafi y'urugo, mbega bari banteze ku rugo. Abo banteze ku rugo, ngeze mu rugo ngo weho twarakwifuje waratwanze, ahubwo twera kugufata ku kingufu. Abantu rero bafite imbunda mbura uburyo ki nabikiza, kandi bwari bwije, kandi byari n'ibihe by'intambara, mpitamo kwemera. Bari abasirikare, bari abasivili? Bari bambaye iteni hasi, hejuru ari ibishati bitagira iteni, bafite n'imbunda? Imbunda zo bazifite. Hanyuma icyo gihe nabwo nibanga wahishe ku mutima wawe? Nibanga nahishe pe. Nta nubwo niba hari hafi no mu rugo se ntabwo wagerageje gutabaza byibura? Narumimirije mbega mba nk'uwo twumvikanye ahubwo. Nibyo? Urituriza? Ndatuza ndahora, nkajya njya gushakisha imiti mu banga, bambaza mbese n'ibite, nkavuga ndwaye malariya, mbese iranyishe motife ni malariya. None ubu ngubu kuba ugeze mu Rwanda urumva byakiriye gute? Mana, hano ndishimye kuba ntashye mu rwabyaye, ndi kumva nta gisa nabyo. Ubu ngubu urabyishimiye cyane? Hanyuma nta bandi bagore bagenzi bawe basigayeyo? Hoya, nta bandi bo nkeka, kubera ko abo nari nzi bose baratahutse. Ni nk'aho ariho wari usigayeyo? Mbega mu karere ko twari turimo ni igihe wari usigaye. Ubu urabyishimiye? Ndabyishimiye cyane. Uzanye n'umuryango ungana ute? Mfite abana 7. B'umugabo wawe yagusigiye? Ni umugabo umwe wababyaye. Yego. Hanyuma urumva ubuzima bwawe n'ubw'abana 7 mu Rwanda uzabubaho gute? Nzagerageza inshuti n'abavandimwe, kubera ko nzi ko bariyo, bazatwakira, bazadufasha, kandi sinapfapfana nageze aho umuryango uri. Urakoze cyane rero, karibu mu rwakubyaye. Cyane namwe murakoze. Mu ndambara umugore agafite akaga yahuraga na babazalendo bakamubaka, ukujya ukajya urusha, tubonye ibyo tutabishobora, utereka dutahe. Ibyo bya ubakaji se ni bande babikoraga? Babikoreraga bande? Ni abazalendo n'ababa guverinoma, wahuraga nabo bakagukorera ibi. Se mu kubikora batoranyaga Ubunyarwanda, bahitagamo Umukongomani? Batoranyaga abo bahuye nawe wese. Ibo bawe wese barafataga ku gahato? Hari ibyaba byarakubayeho cyangwa se mugenzi wawe? Uwo nzi byamubayeho yaritwa Divine Chantal, bimubaye haje mu bitaro. Hanyuma se ubuzima bw'umugore we bumeze bute? Tubwire imibereho ye, uko abayeho. Tumva ko habaho n'ibikorwa bya ubakaji byo kubafata ku ngufu. Ese ibyo bintu kuko nibyo bimeze bite? Bibaho. Hari igihe ujya mu murima wagiye guca nk'iyo nshuro, ugahura n'abantu utazi bakaba bakubakiranye. Hanyuma se bigenze gutyo ntabwo ushobora kujya kurega cyangwa ngo ube wavuga bakaba baguha ubutabera? Oya, ntaho kurega. Aho kurega? Nta nzego z'ubuyobozi zihaba? Ntazo. Ubwo iyo bikubayeho se bigenda gute? Ujya kwa muganga. Ujya kwa muganga? Nk'iyo usanze se wenda yarakwanduje nk'indwara, bigenda bite? Nyine iyo bibaye ako kanya urataha ukajya ku muti, bakaguha imiti yo utafata uburwayi, ubundi bikarangiriraho. Byigeze bikubaho cyangwa hari uwo byabayeho uzi? Oyanjye ngo byambaye, ariko hari umuturanyi numvise byabaye. Yavuze ko byagenze ute rero? Duhe ubuhamya uko wabyumvise n'uko byagenze. Yaragambye, yari yagiye mu kazi, abo bantu bamunyukaho batazi, baramufata. Ajya ku muti, nta kibazo cyongeye kuba amaze kubona imiti. Nk'iyo agufashe wenda gutyo akagutera inda, bigenda bite? Ni ikibazo, ntawe kukurengera, tunanukwiye gumana. Ni ukwigumana?
ni ukuvuga ngo nta kindi uba wakora. Hanyuma ko utashye ubu byakiriye gute? byakiriye neza kuko ntashye iwacu. Uzanye n'umugabo wawe? Umugabo wawe ari he? yarapfuye. Yishwe n'intambara? yishwe n'uburwayi. Aha. Hanyuma none kuba utashe mu Rwanda uzanye abana bangahe? turi 3. Ubwo ni abana 2 nawe wa gatatu. Hanyuma urumva ugeze mu Rwanda noneho byakiriye gute? Urumva umeze ute? Urumva ari gute bimeze? Numva ameze neza pe. Ugiye ubu ngo? Ngiye mu Jenda. Mu Jenda niho mu rugo? Shukuru Hitimana. Shukuru rero tubwire wabaga hehe? Abaga i Masisi. Amakuru y'i Masisi Ni meza cyane. Hanyuma se i Masisi ubuzima bw'umugore w'impunzi w'i Masisi bumeze bute? Uteye bute? Tubwire. Ubuzima bw'impunzi y'i Masisi cyo turiho nabi cyane mu buzima bubi. Ubuzima cyo turiho turi kujya mu mashyamba, uba wagiye nabi bakaba bagiye cyuye n'ihohoterwa y'abandi utazi ngo bava he baja he, kurya nabi, mbega byinshi cyane by'umuntu atoshobora no gusobanura. Cyo turiho nabi cyane mu buryo bw'ubwo. Wari umaze igihe kingana iki? Niyo nabyariye abana banjye 5 bose. Wabyariye abana 5? Niba washakiye umugabo? Nari narashakiye. Umugabo wawe ni umunyarwanda ni umukongomani? Ni umunyarwanda, ari n'umunyarwanda nuko yatashe yapfuye. Yarapfuye. None utashye wenyine? Ndashye jenyine n'abana banjye. Yari umusirikare? Oya. Yatsimbaga umucanga hari n'umutsimba. Ikirombe cyamugwiriye? Ni ikinombe cyamugwiriye. Pole kabisa. Nicyo gufatwa ku ngufu mwese mwagiye mukigarukaho, bimeze bite? Byagenze bite? Mbega ikintu cyo gufatwa ku ngufu bazaga ngo bagufatire mu nzu utuyemo. Ubu zikiriya duturiye amashyamba, kujya nta kujya uvuye mu mashyamba uje gushaka inkwi mu ishyamba n'imirima cyane na cyane dukorera mu mashyamba. Uje nko muri iyo shyamba uri wenyine rero ukabona nk'abantu baraje butazi niyo bavuye bakagufata ku ngufu. Byigeze bikubaho? Njyewe byigeze bimbaho, bagenzi bacu nibo byabayeho bo twari tubanye. Ariko njyewe nagiriwe amahirwe ndibyambaho. Hanyuma duha ubuhamya bwo mugenzi wawe uko byamubayeho n'uko yaje akabivuga n'uko byagenze. Mugenzi wanjye twari duturanye yagiye mu murima, agezeyo yarari yenyine, arakora yaragiye kubona ni mu bihuru byawe rero ni mu mashyamba, yarari hamwe n'umugezi, abona abagabo 2 bavuye mu mugezi. Avuye aho iruhande rw'umugezi no kuhita bamubwira ngo ibyo afite byose hasi no kumanika amaboko iruguru, kuko ndambunda bari bafite ngingi imipanga. Ubwo bamufata ku gahato, bose ko ni 2 bamufata ku gahato. Ubwo yaje yari n'umuvuzi wanjye, ndawundi we yabibwiye na ninjye we yabibwiye gusa. Ndambwira ati rero ni ukubigira ibanga, nanjye muhana yuko yoja kwa muganga akajya kunywa imiti bukiri kare, wenda baba batamwangirije uburwayi budafatitse. Ubwo ni wowe tangira ubuhamya nigeze kubona uko twari duturanye. Ariko se nk'iyo baguteraga nk'inda cyangwa bakagutera nk'ubwo burwayi byagendaga bite? Waragendaga nimba baguteye nk'ubwo burwayi nanga ngiyo nda ukajya kwa muganga, nimba ukeneye kuyivanamo bakaguha imiti, wana bwa burwayi bugusangana nabwo bakaguha imiti bigashira. Ntabwo washoboraga kujya kurega cyangwa ngo ujye ujya kurega nde utabonye utafashe utazi ngo ava haja he, woja kurega ni nguzi atatuye hariya. None ndiyabaga bazi we yagiye asobanurira mu baganga bakuru, basobanurira ibyamubayeho, bamuhereza imiti baramuvura, ndangaruka yigeze kumubaho nyuma hejuru y'izo miti bamuhaye. Ubwo iyo byakubagaho nyine ni ukwirengera ingaruka, nta kindi bagomba gukora. Ndakunda bindi, none ukora iki kutoja kurega ku bayobozi? Akoze cyane. Uratubwira amazina? Sifa Masaba. Hanyuma ndagira ngo mutubwire, ese ubuzima bw'umugore w'impunzi cyangwa umukobwa hariya biba bimeze gute? Tubwire muri make.
nta kazi ntako kubaho nta kazi kabaye mbese umugore kubaho ni kubw'Imana gutya yacuruze babaga bahinze twabaga twahinze mbese niho twabonaga ibyo kurya rero aho intambara yabereye twabonaga twajyaga nk'umucuruzi ari utuntu dukeya rero twumvise ko hano bari gutura natwe duhitamo kuza. Hanyuma hari ukuntu byagaho noneho ngo abagore n'abakobwa bakabafata ku ngufu, ese nibyo? Ariko na mukuru wanjye byamubayeho yagiye gucuruza aba FDLR bamanukira mu ishyamba baje gusahura bamufata ku cyumweru baramufashe baramuviyora arangije bamutaho tujya kumuvuza abayeho muri Congo arasigaye ariko nawe agiye kuza bamusize hafi agiye kuza. Hanyuma muri uko kumufata ku ngufu byagenze gute? Ese yari yagiye guhinga, yaragiye kuvoma, ni bande bamufashe ku ngufu? Bwari bwije, bwari nko mu masaha moya yari avuye gucuruza, yacuruzaga umusururu ku muhanda arangije rero ahumirana nabo mu nzira bagiye gusahura kuko abagiye bamanutse bakajya gusahura hari muri ko hano hafi baturutse rero bamufashe. Hanyuma bakimara kumufata hakurikiyeho iki? Nta kindi twamugiye kumuvuza mbese baramuvuye birarengerera. Ese ntabwo mwashoboraga kuba mwatanga ikirego kurega ku buyobozi kugira ngo ababikoze bashakishwe bahanwe? Ubu kuba mwageze mu Rwanda rero mwabyakiriye mute? Twishimye, turishimye. Nishimye cyane. Ni iki wasaba abandi bagenzi bawe bakiriyo? Nabasaba kuzana abo bishimana natwe. Urakoze cyane. Claudine wabaga he? Narinduye Ikiwanja. Hanyuma rero ubuzima bw'umugore w'impunzi w'Ikiwanja bumeze bute? Byari bimeze bite? Bwari bugorewe, bwari buri nabi. Gute rero? Twari turi mu buzima bubi, kujya gusaba, gufunguza, kujya gukorerezwa, bakadufatana nabi kubera tutari mu gihugu cyacu. Mu bisabwa tugomba natwe turatekereza kuko hari ikigo cya ICRN kiri gucura abagomba kugenda iwabo. Natwe tuvuga tuje gushakisha icyo kigo kiri tubone tutahuke tuje iwacu. Hari ibyo twagiye kumva ko Wazalendo na FDLR bafata abagore n'abakobwa ku ngufu, ese nibyo? Nibyo, ni ukuri biriho, bari kubafata. Hari uzi bafashe cyangwa nawe byakubayeho? Ndaho nzi, narumvaga tumenje ndibenze byambaho. Ariko byarabaga? Byarabaga. Hanyuma iyo byabagaho se byagendaga bite? N'ubwo uraririra kurinde ndadata uraririra bagufashe ngucyo ukabyihanganira ukabarebesha amaso kubera ugiye kuvuga borinda bakwica ukareba urazira ubusa ukabareba ugahitamo gutuza ugahora. Ubu kuba mugeze mu Rwanda rero mubyakiriye mute? Kuba mugeze mu Rwanda mubyakiriye mute? Murumva mumeze mute? Turumva tunezerewe kuko tuba tugeze mu gihugu cyacu. Urishimye cyane ko ibyishimo se mbona bitagaragara? Birahari pe. Birahari? Birahari cyane. Mu rugo ni he? Mu rugo mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri ahitwa ngo iki sasa? Muri Nyamutera. Muri Nyamutera. Okay. Ubu ngubu ndumva ari mu murenge wa Nkotsi. Umurenge wa Nkotsi. Hanyuma rero uzanye n'umuryango ungana iki?
nzanye abana babiri nanjye mbere turi batatu. Papa w'abana ari he? Papa w'abana yarapfuye, abazarendo baramwishe ngo kubera ni umututsi. Baramwishe ngo kubera ni umututsi n'umunyarwanda. Yari umunyarwanda w'umututsi baramwica. Ni ukuvuga ngo nta mututsi uba ugomba kuba muri Kongo? Oya, barabahohoteraga. Kuva mbega akamubwira mbese yaraje gukora iki mu kibuga kitari ice, natwe tukumva bituteye akahinda. Babona baramwica. Barangije baramwica. Maze igihe kingana iki bamwishe? Igihe yarapfuye mu kwezi kwa munani. Ni ukwihangana. Mwinjiye mu gihugu gifite ubuyobozi kuri izo nzego zose navuze no ku zindi ziri hejuru yaho. Iyo usanga usanga nyine ubuyobozi bufite inshingano ku baturage. Ubuyobozi bw'u Rwanda inshingano yabwo ni umuturage, nta kindi. Ibyo dukora byose tubihuza n'abaturage. Iyo tugeze ahantu mutuye tugasanga hari ikibazo cy'amazi kiduhangayikisha kurusha ibindi byose, kubera yuko umuntu adashobora kubaho atagira amazi. Kandi mu Rwanda tugira ibipimo twisuzuma buri gihe. Ni ukuvuga ngo uko uhagaze uyu munsi winjira mu gihugu, ntabwo ariko dukwiye kuzakubona mu mwaka utaha nk'iki gihe. Dukwiye kuzasanga warahindutse mu buryo bwose. Niba uyu munsi wari ufite ikibazo cy'abana batiga, ubutaha tuzaba twumva ubuhamya bw'uko abana bawe bagiye ku ishuri bagatsinda, ukaba uvuga amafaranga wazigamye mu itsinda cyangwa kuri konte, ukatubwira umurima cyangwa ikibanza waguze, ukatubwira impinduka zakubayeho. Sibyo? Bishobora kuba bitandukanye n'ibyo mwabagamo, kuko ntabwo waba mu mashyamba ngo ugire gahunda za kure cyane. None se uri mu ishyamba ukarota amashanyarazi, yazakugeraho anyuze hehe? Waba uri mu ishyamba ukarota kuzabona robine mu ishyamba? None se waba uri mu ishyamba ukavuga ko umwana wawe aziga akaba dogiteri, yakwiga muri iri shuri? Ntaryo. Twe rero nicyo turabaha ikaze, ariko tukanababwira ngo mwahisemo neza. Muhisemo neza u Rwanda rukunda abaturage, kandi abaturage bisobanuye umuntu utera imbere mu mahirwe yose igihugu cyamuhaye. Umuntu utari mu gihugu yitwa ko yahunze, aba ari gukorera mu gihombo. U Rwanda rwatoye amategeko avanaho ubuhunzi mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iyo twisesenguye uko tubayeho mu gihugu cyacu, uko umuturage agaragaza ikibazo cye n'uburyo gikurikiranwa, kuko ubutabera bw'u Rwanda buteye imbere cyane, ntabwo tubona impamvu yatuma umunyarwanda aba impunzi. N'izo bari barababwiye muri mu ishyamba barababeshye, kandi namwe muri bubyibonere. Ntabwo tubona impamvu umunyarwanda yakwitwa impunzi, ahubwo twarabihinduye. Twebwe twakira impunzi zo mu bindi bihugu, tukazitaho cyangwa tukazifashiriza iwabo, kugira ngo nabo bave mu buhunzi, nabo babeho neza, kuko natwe twabaye mu buhunzi tugeze aho tubuvamo tuba mu gihugu cyacu. Kubaho rero utagira igihugu, mw'abantu mwe, nicyo kintu kibi kibaho.
nicyo rero nababwiraga, ariko nkagira ngo mbasabe, burya uwo ukunda umwifuriza kubaho neza nkawe, sibyo? Abanyarwanda rero twahoraga tubifuriza kuza ngo ibi byiza u Rwanda rwatugejejeho bitaba ibyacu twenyine, ahubwo namwe muze tubisangire. Niyo mpamvu namwe mbasaba, mu kanya murajya mu mabisi, ntabwo ndakomezanya namwe, ariko mugende mubitekerezaho. Hari abandi banyarwanda musize hakurya mu ishyamba bariho bahora bifuza igihugu cyabo, ariko hakaba abandi bantu bakomeza kubabwira ubutumwa butari bwo. Aba banyarwanda bazataha kubera ko namwe ubwanyu mwabigizemo uruhare, kuko muraziranye. Numubwiza ukuri ukamuhamagara cyangwa wakaguhamagara, uzamubwiza ukuri uko wasanze u Rwanda. Kandi bimwe mu byo urasanga ibyo bababwiye hakurya ntaho bihuriye n'ibiriho mu gihugu. Mugiye kugenda musanga abaturage bishimye aho munyura hose. Mugiye kugera aho mutashye, musanga abantu bari gukora, bari bize, ntago barangaye. Ibyo mwumvaga hari hakurya musange hano ntabihaba. Bisobanuye ko ni inkuru mpimbano ziba hakurya zigamije kubafata mukaba ingwate z'abantu bahisemo kuba mu mashyamba. Bariya abantu baba muri FDLR cyangwa mu yindi mitwe idakunda u Rwanda, baba bifuza abantu bari hafi yabo, bifuza kuba bari kumwe n'abagore n'abana n'abasaza, kugira ngo babone impamvu yo kuba muri Kongo. Bavuge ngo dufite abantu turwanirira, ngo dufite abantu tuzacyura mu Rwanda tumaze kurufata. Ariko kugira ngo uzatahure ayo mayeri biragoye. Kereka iyo wabisohotsemo ukajya hanze yabyo, nibwo umenya ko bari abantu bakubeshyaga. Imyaka yose rero irenga 30 abantu bamaze hariya bayobowe n'icyo kinyoma. Iki ni igihe cyo gutekereza, mugiye kugenda mubyibonere. Namwe turabasaba ngo mudufashe mu butange amakuru y'ukuri, abantu batahe baze mu gihugu cyabo. Kandi nk'uko nabibabwiye, niyo waje mu gihugu uba wemerewe kujya no mu yandi mahanga igihe ubishakiye cyose, ariko ukabikora uvuye mu gihugu cyawe, uzanagarukamo nk'umuntu ufite uburenganzira mu gihugu. Mubitekerezeho rero, nk'aba babyeyi, abagore, kurera abana wenyine kandi hari umugabo wakabaye agufasha kubarera ni imvune. Kandi nabo bana ntago baba bari kubona uburenganzira bwuzuye bw'umwana wabyawe n'umugore n'umugabo, kuko ntabwo ari imfubyi. Niba ababyeyi be bariho, babwire batahe. Kandi hano mu Rwanda ntabwo kwiga ari amahirwe. Oya, ntabwo ari amahirwe, ahubwo kwiga ni uburenganzira bwa buri wese. Twebwe nk'abayobozi ubwo turaza tukajya kureba n'abana batiga, tukavugana n'ababyeyi babo n'ishuri ngo uyu mwana kubera iki atari ku ishuri, tukagirana amasezerano agasubira ku ishuri. Hari abavuga ubukene, mwebwe aba bana banyu ku ishuri nta kindi usabwa uretse kumugurira imyambaro y'ishuri n'ibikoresho, wenda ugatanga n'umusanzu mutoya cyane, ariko umwana iyo agiye ku ishuri asangayo amafunguro ya saa sita, ararya akarya agahaga, agakomeza akiga, agataha yariye.
aho mwabaga niko bimeze? Ntihari abana batiga kubera kubura ishuri bigamo? Hano amashuri aba muri buri kagari, abagiye bakuze muri buri serire habamo ishuri cyangwa arenze rimwe. Kwiga hano rero ni uburenganzira ariko ni n'itegeko. Ni n'itegeko. Namwe mukuze mubishatse mwakwiga. Hari uburyo bwabagenewe bwo kwiga. Ushobora kujya kwiga umwuga, ukiga kudoda, ukiga gusudira, ukiga kubaka, ariko ukiga kubera utagize amahirwe yo kwiga kera ukiri mutoya. Ubwo rero turabatumiye, kwari ukubasogongeza, igihugu cyanyu mwakigezemo, mukisanzuremo, ariko mumenye ko igihugu cyacu kigendera ku mategeko. Ko iyo hatari amategeko abantu bamwe babangamira abandi, sibyo? Amategeko rero twese turayubaha, ntabwo areba abaturage gusa, areba abaturage bayoborwa, akareba abayobozi, akareba inzego zose. Nta muntu n'umwe wakwica itegeko ngo kubera icyo ari cyo. Aha rero ndabasaba gukora, ndabasaba gutinyuka ubuyobozi, mukajya mujya aho ubuyobozi bwabatumiye mu nama, tugira inama zihuza abaturage n'ubuyobozi ku rwego rw'akagari. Ahantu ugenda n'amaguru mu minota 10 ukabugezeyo. Zikunda kuba kuwa kabiri nyuma ya saa sita. Dukora umuganda, tugira imigoroba y'ababyeyi y'imiryango. Mwese muzajya muhura n'ubuyobozi. Icyo ntimuzakibagirwe, nimutumirwa n'ubuyobozi muzabusange, kuko niho mumenyera amakuru, niho mumenyera amategeko, niho musobanurirwa ibibazo byose mutasobanukiwe. Sibyo? Rero tubahaye ikaze mu gihugu cyanyu, mu rwababyaye, mwicare mugubwe neza. Murakoze cyane. Ndabashimiye cyane rero, ngira ngo mbaze kumva ubuhamya bwabo, kandi murumva ko babayeho mu buzima bubi, kandi ubuzima bwo guhangayika, ubuzima bw'ubuhunzi, ubuzima butaboroheye. Barishimira ko batageze mu Rwanda, bakaba bagiye kwakirwa mu miryango yabo. Abenshi mwumvise ko nta n'abagabo bafite kubera ko bamwe bapfuye bishwe kubera ivangura, abandi bakaba barahohotewe, abandi bakaba baragwiriwe n'ibirombe. Ibyo byose rero ni ingaruka zo kuba mu gihugu kidatekanye, igihugu kitita ku baturage, ariko ubu ngubu bakaba batashe mu rwababyaye. Ndabashimiye cyane, nitwa Rafiki Benga, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi twifuriza izi mpunzi 161 batahutse kugira ubuzima bwiza ndetse n'iterambere ry'igihugu kimaze kugeraho muri rusange. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, naho butaha.